umuntu ashaka gukora umurimo w'Imana kandi ari inkozi y'ibibi, abeshyira mugenzi we, amatiku yinjiye mu nzu y'Imana, amatiku yinjiye mu nsengero, ubusambanyi bwinjiye mu nsengero, ibitutsi byinjiye mu nsengero, uburiganya, ibintu byose bitandukanye byizira amaso y'Imana iyo byinjiye mu nsengero. Uyu munsi ndahamagara buri muntu wese guhinduka, nimuhindukire, nimugarukire hafi aho ngaho. Iyo umuntu yinjiraga mu rusengero, nshuti yanjye mbabwire, iyo umuntu yagagize Imana, yaga ari amahirwe yo kwinjira mu rusengero, ukaba ugize Imana yo gukandagira mu nzu y'Imana, wararuhukaga ukumva uruhutse. Iyo winjiraga mu nzu y'Imana wasangagamo inshuti n'abavandimwe. Iyo winjiraga mu nzu y'Imana ukagira Imana yo kuhura na bene so, abarokora, abakijijwe. Wajyaga wumva ubonye umuryango mwiza, wajyaga wumva ubonye inshuti ziza, wajyaga uruhuka mu mutima ukumva ahantu ugeze ni ahantu utishisha, ni ahantu h'umunezero, ni ahantu h'ibyishimo. Ariko uyu munsi byarahindutse. Mu nzu y'Imana habaye iguriro, mu nzu y'Imana habaye abanyabyaha, mu nzu y'Imana haje mw'ibizira, mu nzu y'Imana huzuye nk'abanyamagambo, mu nzu y'Imana huzuye nk'abajura, mu nzu y'Imana huzuye nk'abarozi, mu nzu y'Imana huzuye nk'abasambanyi. The Zoom TV 24. Turashuje mwese abateze amatwi The Zoom TV. Nitwa Mukakarisa Bibiane, ndi umukozi w'Imana, ndi umupasitoro. Nanjye ndumva nshaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana. Hari icyo Imana yashyize ku mutima wanjye numva dukwiriye kuganiraho muri aya masaha, kuri uyu munsi wa none. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye numva nawe ryafashe umutima wawe kandi rikakubaka. Imana muri minsi yarangendereye inyemeza kuza kuri channel cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo nanjye mbabwire iby'umwuka abwira amatorero. Imana ishimwe cyane. Wowe uri bwemere gutega amatwi ukumva iki kiganiro, ndagira ngo ngusabire umugisha. Imana iguhe umugisha kuko uri bwemere kumva icyo Imana igushakaho cyangwa se icyo umwuka abwira amatorero muri kino gihe tugezemo. Ndagira ngo dusenge Imana mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nateguye kuri uyu munsi wa none. Nyagasani Imana yacu uri mu ijuru, mu izina rya Kristo Yesu, turagushimye kandi turaguhimbaje kuri mwiza kandi ukiranuka. Turagushimira uyu munsi mwiza uduhaye kuvuga ijambo ryawe. Turagushimira abantu bagiye kuryumva, turagushimira abari biza gukiza, abari biza gufasha, abari biza kubohora. Turagushimira Mwami kandi wateguye uyu munsi kugira ngo tubashe kuvuga ibyawe. Wadugize abakozi, waradugirira icyiza, waradutoranya, udukura amagara menshi y'abanyabyaha, uduha ubwoko wishimira. Turabigushimiye ko watugiriye icyizere Mana, uhabwa icyubahiro. Reka icyizere watugire uyu munsi tubona abandi nabo ukigirira, ubakire mu bwami bwawe. Urakoze kubw'ijambo tugiye kumva. Ugize neza Kristo Yesu, mu izina ryawe ryera, amen. Kare dusome ijambo ry'Imana yanditse hano mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 16. Abagalatiya ibice 5 tuhera ku murongo wa 16. Reka dusome. Haravuga ngo dore, avuga ngo imirimo, titira avuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ku murongo wa 13 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niyo muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Imana ishimwe cyane. Ariyo magambo numva nshaka ko tuganira kuri uyu munsi. Unyemerere nawe wegere hafi yanjye, utega amatwi wumve iri jambo kandi rikomeze umutima wawe, rigufashe muri iyi minsi turimo ikomeye. Muri iyi minsi abantu benshi bafite inzitwazo zo gukora ibyaha, nk'isengero zirafunze, ng'abantu bafite umudendezo wabo. Ariko turi mu minsi ahubwo yo gukiranuka cyane. Turi mu gihe cyo kutera kw'imitini, ariko ukwiriye kwicara hasi ukaba umukristo nyakuri ukijijwe neza, nubwo turi mu gihe abantu benshi babivuyemo. Imana yacu itugirire neza. Turi mu gihe umuntu wese akwiriye gufata umwanya wo gutinya icyaha no gusenga cyane no guhamagara Imana cyane kugira ngo imurengere. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana gatubwiye ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira.
Imana ishimwe cyane. Iyo umuntu yemereye Mwuka Wera akamuyobora, hari ibintu bitemera ko bimuyobora, hari ibintu bitamutwaza igitugu, hari ibintu utandukana nabyo kuko ufite umuyobozi muri wowe. Umwuka Wera ni iki? Umwuka Wera ni umuyobozi. Yari mu mutima wakwereka ibyo ukwiriye gutinya, ibyo ukwiriye kubahiriza, ibyo ukwiriye kugendera kure, ibyo ukwiriye kunyuramo. Umwuka Wera akwereka aho ukwiriye kujya n'udakwiriye kujya. Umwuka Wera akuganirira inshuti ukwiriye kugira n'izo udakwiriye kugira kuko wowe wamwemereye. Jambo ngatubwiye ngo ndavuga nti irakugira inama, arakwereka inzira ukwiriye kunyuramo ngo uyoborwe n'umwuka wowe mu Kristo. Aya ni amagambo agenewe abakristo, abantu bamenye Imana, abantu bakijijwe, abantu bageze mu nzu y'Imana, abantu basomye Bibiliya. Ni muyoborwe n'umwuka Wera. Nimwongere uyu munsi mutekereze, mbese muri muri rugendo. Ese aho ntimwasinzire, ntimwaryamye mu nzira, ntimwabiretse, ntimwabivuyemo, ntimwasezeye iby'Imana, ntimwashyize impamvu zitandukanye imbere y'Imana. Hari impamvu tujya dushyira imbere y'Imana nyinshi, ngo mfite impamvu naba ndetse ibi, mfite ibigeragezo, mfite ibintu bingose, ndabona mfite intambara, abantu baramvuze batuma nsezera umurimo w'Imana, abantu bamvanye mu nzu y'Imana kubera ko bankorera ibi n'ibi. Ariko iyo si impamvu. Ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi wongere wemerere Umwuka Wera. Uyu munsi ugendera mu mutima w'umwana w'umuntu, ushobora gusanga ni bake cyane basigaye babwira Imana ngo Mana mbatiza mu Mwuka Wera. Icyo sengesho, icyo cyifuzo ntikikiri mu mitima y'abantu, ahubwo ugendera mu mitima y'abantu usanga ibyifuzo biri muri bo ari ibyifuzo by'indamu zabo. Barashaka ibibanezeza, barashaka ibyubaka imibiri yabo, bibagiwe ko mu isi turi abashyitsi n'abimukira. Uyu munsi wongere uhamagara Imana, wongere uyoborwe n'Umwuka Wera. Hari abagushijwe n'amasezerano ngo hari ibyo Imana yavuze kuri njyewe ngo byanze gusohora, ubwo Imana itamuye biriya ngo nanjye mfite impamvu zo kubivamo, ubwo Imana itankoreye biriya ngo nanjye ubu ndasezeye ngo nsubiye kuba umupagani. Bikaba impamvu zo kwishingira, bikaba impamvu zo gusambana, bikaba impamvu zo gutukana, bikaba impamvu zo kwambara ubusa, bikaba impamvu zo gusuzuguza izina ry'Imana. Ariko aya magambo yavuze ngo muyoborwe n'Umwuka Wera. Sinzi muri iyi minsi uri kuyoborwa nande. Hari igihe umuntu yibeshya agakingurira umuntu mugenzi akamuyobora, ukajya gukora ibyo umuntu kanaka yakubwiye, ukagisha inama runaka na nyarunaka, wategeza gukora ikintu teka nsimuke mbe ngiye ku mudamu mugenzi wanjye mugisha inama. Ariko uyu munsi naje kukurangira ngo uyoborwa n'Umwuka Wera. Shaka umuyobozi ari we Mwuka Wera, akugira inama, akuyobora igikwiriye. Numugisha inama mu rugo rwawe, bimwe byakunaniye bizakunda. Numugisha inama mu bana bakunaniye, Umwuka Wera we azakwereka igikwiye gukora, azakwigisha guceceka aho bikwiye guceceka, azakwigisha aho ukwiriye kuvuga, azakwigisha aho ukwiriye gusenga, azakwigisha igihe ukwiye gusohoka mu rugo rwawe, azakwigisha igihe ukwiye kugwicaramo, azakwigisha inshuti ukwiriye kugira, azakwigisha aho ukwiriye guhunga. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire ngo uyoborwa n'Umwuka Wera. Aha navuze amagambo wenda wumva aremereye umutima wawe, cyangwa se muri iyi minsi utifuza kumva, ariko nyemerera aya magambo urayakeneye. Aya magambo nanjye ndayakeneye. Aya magambo dukwiye kuyibutswa. Nkwiye kukwibutsa yuko dukwiye kuyoborwa n'Umwuka Wera. Niba uri umukristo, niba kuko wemera ko wamenye Imana, niba kuko wemera yuko uyu munsi uri umuntu w'Imana, reka tuyoborwe n'Umwuka Wera. Ndabwira abavugabutumwa, reka amagambo mwigisha muyoborwe n'Umwuka Wera. Ndabwira abakristo muri rusange, ndabwira abaririmbyi, ndabwira buri muntu wese wari, mureke tuyoborwe n'Umwuka Wera, tumwemerere yinjire mu mitima yacu, atura muri twebwe, atuganze, atwigisha ukuri kose, atwereka ibidukwiriye. Mbese niki kidukwiriye muri iyi minsi tugezemo y'imperuka, muri iyi minsi ikomeye abantu benshi bacitse intege, muri iyi minsi abantu by'Imana bibaka akaduruvayo, abantu babivangavanze. Mbese wayoborwa n'iki? Niki cyakwereka inzira ukwiye kunyuramo? Niki cyakwereka umuntu w'Imana utari umuntu w'Imana? Ninde wakugira inama? Ukeneye umuyobozi. Umuyobozi ukeneye nta wundi, ntabwo ari umuntu, si umupasitoro. Ega pasitoro ni abantu, natwe turi abantu. Ukeneye umuyobozi ukeneye n'uwuye ni Umwuka Wera. Ukeneye umuyobozi ukwereka ngo mbese iriya ni inshuti nyakuri. Ukeneye umuyobozi ukwigisha, ukwereka inzira ukwiriye kunyuramo. Uwo muyobozi nta wundi ni Umwuka Wera.
Imana ishimwe. Ntabwo umwuka wajya ayobora umuntu ngo ayobe, ntabwo umwuka ashobora kukuyobora ngo ugwe mu kaga, ahubwo umwuka yakuyobora arakubwira ati muri kino gihe ugezemo itware kuriya. Wagera ahantu bavuze induru kaga ngo ceceka, wagera mu ntambara zikomeye ngo woweho nugera muri iyi ntambara witware kuriya. Ndakwinginze uyu munsi wemere kuyoborwa n'umwuka wera. Niyo jambo riri ku mutima wanjye umwuka w'Imana yampaye uyu munsi ngo nshyire nkubwire nawe uryakire nk'umukozi w'Imana, nk'umuhanuzi, nk'umuntu Imana turangije muri kino gihe. Ndakwingingira kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo wemere kuyoborwa n'umwuka wera, wemere umwuka wera ature muri wowe, umufungurire, mukingurire. Ntageza ku muntu ku ngufu, ahubwo ageza gahoro gahoro. Burya ryejwe ujya wumva rikwinginga, ryejwe ujya wumva rikubwira ngo reka ukora biriya bintu. Cyagiye ugiye gusambana, iyo ugiye wumva uri kubwira ati nyabuneka wisambana wijyayo byihorera, ariko biriya bintu wazabivemo. Burya ni umwuka wera uba ukubwira ngo bireke. Burya ryaguye mu mutima wawe wanga kuki utukana, kuki wiba, burya reka kwiba. Burya ryajwe wumva rikubwira, burya ni umwuka wera. Emera kubera umuyobozi, emera kubera umuyobozi, emera kwereka inzira unyuramo, emera gutabare. Umwuka wera ni umutabazi, umwuka wera ni ubuzima, umwuka wera numva ni inshuti nziza. Emera ko nawe uyu munsi akuyobora. Bibiliya yavuze ngo ku murongo wa 17 ngo kuko kamere irarikira umwuka yanga, ngo kandi umwuka ngo yifuza ibyo kamere yanga. Ndagira ngo uyaho utekereze iminsi umaze uhunze inzu y'Imana. Mbese iminsi umaze uhunze inzu y'Imana urumva umutima ufite amahoro? Bivuga ngo nta nkora w'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Aya magambo ndumva nkeneye yuko isi yose yumva, buri muntu wese akayatega amatwi. Uyu munsi uve mu byaha, ibyaha birica, ibyaha birarimbura, ibyaha ni umugome, icyaha kirica, cyakubujije kuba mu nzu y'Imana, cyagutuye mu kaga. Nyamara nkubwiza ukuri, ayo mahoro ubuze, ayo marurira, agahinda ufite, ubwigunge ufite, izo ntonganya, ndamubwiye ngo nuko wahunze Imana. Kamere yarikira ibyo umwuka wera yanga. Va mu byo kamere ishaka bihunge. Uyu munsi wisezerere, ushakashaka ibyo umwami Imana ashaka ku buzima bwawe, ushakashaka ibyo umwami Imana ashaka ku buzima bwawe. Uyu munsi va mu byaha, uyu munsi uhindukira, ongera utekereze icyakugira umumaro, ongera utekereze icyakubaka, ongera utekereze muri kano kanya aho ugeze ugenda. Mbese ugeze hehe? Watakaje inzira y'Imana, wari umuririmbyi bivamo, wari umunyamasengesho urabisezera, wari umukozi w'Imana uragwa, ushyira imbere y'Imana impamvu zitandukanye, utanga impamvu imbere y'Imana zidashinga. Ariko uyu munsi tekereza, mbese izo mpamvu ushyira imbere y'Imana zirumvikana, mbese zirakenewe? Nta mpamvu nimwe ituma ukora icyaha, ntabwo ituma utumva mu bintu by'Imana, nta mpamvu nimwe ituma ufungurira ibigo byinjira mu mutima wawe kandi uri umukozi w'Imana. Tekereza mu mutima uyu munsi, wongere uce bugufi mu mutima, wongere wihane, wongere uhindukire. Wari umukozi w'Imana, urangije umurimo w'Imana ukora, uwinjizamo ibyaha, utangira kuvangavanga iby'Imana n'ibyaha. Biteye agahinda muri iyi minsi ya none. Muri kino minsi tugezemo, abantu bamaze gufata ibintu by'Imana babivangavanga n'ibyaha. Umuntu ashaka kuba umukozi w'Imana kandi akaba n'umunyabyaha. Umuntu ashaka kuririmbira Imana akuririmba yasambanye. Umuntu ashaka kuririmbira Imana kandi ari umunyabinyoma. Umuntu ashaka gukora umurimo w'Imana kandi ari inkozi y'ibibi, abeshyira mugenzi we. Amatiku yinjiye mu nzu y'Imana, amatiku yinjiye mu nsengero, ubusambanyi bwinjiye mu nsengero, ibitutsi byinjiye mu nsengero, uburiganya, ibintu byose bitandukanye byizira amaso y'Imana iyo byinjiye mu nsengero. Uyu munsi ndahamagara buri muntu wese guhinduka. Nimuhindukire, nimugarukire hafi aho ngaho. Dore igihe cyadushiranye, iminsi turimo ntabwo ari iminsi yo gusayisha, ahubwo ni iminsi yo guhindukira, ni iminsi yo gukabura, ni iminsi yo kwihana, ni iminsi yo gukumura ibikurimo ukabikuramo, ni iminsi yo gukanguka ukabwira ngo Mana mbabarira, nshaka gusubira ku rufatiro. Inzu y'Imana bayigize iguriro, bayigize aho umuntu abantu bakorera ibyaha, aho umuntu abantu basayishiriza, abantu bayigize inzu yo gukoreramo ibizira. Ariko uyu munsi ndakwingingira imbabazi z'Imana, wemere umwuka w'Imana yinjira muri wowe, akuyobora kwigisha ukuri kose, inzira ukwiriye kunyuramo, inzira ukwiriye kugenderamo, aho ukwiriye kurambika umusaya. Ndakugiraho umugisha, utekereze uyu munsi wa none, ibuka ibihe byiza bya kera iyo twagiriraga mu nzu y'Imana. Maze iminsi ntekereza mu bihe byacu bya kera uko twabanaga n'Imana. Nagize umugisha wo gukizwa kera nkiri mutoya,
nagize umugisha wo kumenya Imana kera nkiri mutoya, nagize umugisha wo kumenya Imana ngifite imyaka 8, nakuriye mu nzu y'Imana, nabonaga ibihe byiza yajyaga mu nzu y'Imana. Iyo umuntu yinjiraga mu rusengero, nshuti yanjye mbabwire, iyo umuntu yagagize Imana yajyaga ari amahirwe yo kwinjira mu rusengero, ukabugize Imana ukanagira mu nzu y'Imana, wararuhukaga ukumva uruhutse. Iyo winjiraga mu nzu y'Imana wasangagamo inshuti n'abavandimwe, iyo winjiraga mu nzu y'Imana ukagira Imana yo kuhura na bene so, abarokora, abakijijwe. Wajyaga wumva ubonye umuryango mwiza, wajyaga wumva ubonye inshuti ziza, wajyaga uruhuka mu mutima ukumva ahantu ugeze ni ahantu utishisha, ni ahantu h'umunezero, ni ahantu h'ibyishimo. Ariko uyu munsi byarahindutse. Mu nzu y'Imana habaye iguriro, mu nzu y'Imana habaye abanyabyaha, mu nzu y'Imana hajemo ibizira, mu nzu y'Imana huzuyemo abanyamagambo, mu nzu y'Imana huzuyemo abajura, mu nzu y'Imana huzuyemo abarozi, mu nzu y'Imana huzuyemo abasambanyi, mu nzu y'Imana huzuyemo abasenya ingo z'abandi, mu nzu y'Imana hajemo ibizira. Ariko uyu munsi ndakwinginze, garuka nshuti yanjye, icyampira ijambo rikinjira mu matwi y'abana b'abantu. Uyu munsi bagahinduka, bagahindukira, uyu munsi bakabivamo bakabireka, uyu munsi bakongera bakumbura byiza by'Imana, uyu munsi bakongera kwibuka wa munezero mwiza twagiriraga mu nzu y'Imana. Umuntu yagera mu nzu y'Imana, umuririmbyi aririmba yuzuye umwuka wera, ukumva nawe wuzuye imbaraga zo kunesha ikibi, zo kunesha icyaha, ukumva nawe wuzuye imbaraga zo kwera imbuto zikwiriye abihannye. Wagera ku aho utuye, mu mudugudu utuyemo, mu baturanyi bawe, umuntu yakubona akakubonaho ubwiza bw'Imana. Ndakumbura, nkumbura ibihe byiza bya kera, nkumbura abakore beza ba kera, nkumbura abanyamasengesho beza ba kera batabyiyitirira, nkumbura abanyamasengesho beza ba kera batabyivugaho gusa, barasengera amasengesho y'umunsi umwe, babivuga ku munwa gusa batabikora. Nkumbura abahanuzi beza ba kera bahanura gukuri kutarenga ibinyoma, nkumbura abakozi b'Imana beza ba kera batagiraga amakemwa, wasangaga urushye ukaruhuka. Nkumbura abakozi b'Imana beza umuntu yikubitaga imbere akumva aruhutse. Nshuti yanjye, reka nkugireho umugisha, wemeye kuyoborwa n'umwuka wera, ongera wemeye kuyoborwa n'umwuka wera, ongera umwemerere ature mu mutima wawe. Kamere ishaka ibyo umwuka wera yanga, ashaka gukora ibyo umwuka yanga, ugutura mu mutima, ugutura mu byaha, ukurimbura gusa, uko iminsi yacu yadushiranye. Kristo Yesu aje gutwara itorero, nyamara abantu bo ntabwo babizi, ahubwo bishobora gusayisha imitima bayikinguriye ibibi, bisheje mu by'ibibi gusa. Ariko nikugireho umugisha uyu munsi, wicaye hasi utekereze, mbese ugeze hehe? Mbese uri gushaka iki muri iyi minsi? Kuba mu nzu y'Imana bikumariye iki? Kuba mu nzu y'Imana bikumariye iki? Urimba wuzuye ubwibone, usenga wuzuye ubwibone, ubwiza ngo bakubone, ubwiza ngo ubone indamu zawe, ubwiza ngo ubone ibikunezeza. Mbese bikumariye iki? Mbese umwami Yesu aje nangaha agasanga uri muri ibyo, kutabona ubugingo buhoraho, byabikumariye iki? Byakumariye iki kuririmba nta juru ufite? Byakumariye iki gusenga nta bugingo ufite? Byakumariye iki kwirirwa ubwira abandi bya Yesu? Uwo mutima wuzuye ibizira, uyu munsi utekereza mu mutima wawe, wongera utekereza, uhindukire uvuga uti Imana imbabarire. Birakwiye ko umuntu ajya gutekereza, akongera akibaza ngo mbese ndi mu biki? Mbese ndi kujya hehe? Mbese ibyanjye bizagarukira hehe? Mbese indirimbo ndirimba aho nzazigorerwa? Mbese ubu butumwa mvuga, mbese ubu butumwa niga mbwira abandi, nanjye Yesu nagaruka aho butumwa mbwiriza abandi, nanjye nzabugorerwa. Hari amagambo antera ubwoba avuga ngo bavuga mwami mwami, so bazabona ubwami bw'Imana. Abigo bavuga ngo mwami mwami, avuga ngo mwami mwami, twaragukoreye, twaragusenze, twamutwa mu izina ryawe. Ngabo ngo hari igihe ngo bazagiye bati sinigeze kukumenya. Aya ni amagambo ntekereza ngahinda umushyitsi, nk'umutima urandiye. Mbese wazabwirwa ayo magambo? Mbese ntazayabwirwa? Byaba bitumariye iki? Twaravugiye Imana, twarakoreye Imana, twariyirije ubusa, twaririmbye, twarishwe n'izuba, twazamutse imisozi, twaramanutse iyindi. Byaba bitumariye iki? Tubuze ubugingo buhoraho. Nyamara ndakugira inama, iminsi yacu yarangiye, iminsi yacu yashize, niyo amaso yari kubireba. Igihe tugezemo n'igihe cyo kuyambura ibituremerera,
ibiturangaza, ibitubuza kubana n'Imana, ni ibitukamerera Umwuka Wera akakuganiriza mu mutima wawe umutuje, akubwira ibikwiriye uko ukabyubahiriza. Cyangwa gufite umutima wawe uyu munsi wongera utekereze ngo mbese niki kinkwiriye, niki kigukwiriye. Kamere irarikira iyo Umwuka Wera yanga. Nawe utekereza aho ugeze usubira inyuma, aho ugeze ubivamo. Ntugitinya inzu y'Imana, ntugitinya uruhimbi rw'Imana, ntugitinya, ahubwo wamaze kubimenyera. Urumva ari uburenganzira bwawe kujya mu murimo w'Imana wasayishije. Urumva uburenganzira bwawe kuvuga iby'Imana ufite ibizira. Urumva uburenganzira bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo urumva ari ibigezweho, urumva ari igihe cy'ibigezweho, urumva ari igihe cy'umudendezo wawe, urumva ari igihe cyo kugubwa neza kwawe. Ariko ntabwo ibisubizo Imana yaguhaye ari impamvu zo kugwa, ntabwo ibisubizo Imana yaguhaye ari impamvu zo kubivamo, ahubwo ni impamvu zo kubaha Imana cyane. Imana idufashe cyane. Aya ni amagambo yuzuye umutima wanjye. Ndasoma ijambo rito hano geretse muri Timoteyo 2 rivuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana. Timoteyo 2:2 umurongo wa 19 haravuga ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ava mu bidatunganye. Imana itugirire neza cyane. Aya n'andi magambo nayo ayunganira ngo twe turimo turavuga. Nkibutsa nshuti yanjye yuko Uwiteka azabe. Nubwo abantu benshi bagiye babivamo, ariko hari abandi bakikomeje ku Mana, hari abandi bagipfukamira Imana, hari abandi bakize Imana mu mitima yabo, hari abandi urebesha amaso mu nzira bagenda ukabafata nk'abantu basaze. Muri iyi minsi umuntu uvuga ukuri kwinshi yitwa umusazi, yitwa umuntu wataye umutwe, yitwa umuntu uvuga ubusa kuko avuga ibintu bijyana mu matwi. Ariko niko yavuze ngo muri iyo minsi ngo bazashaka kumva ibanezeza, kuko amatwi yabo azaba barya. Niba uri muri aba ngaba bashaka kumva ibanezeza, menya ko nawe wamaze gusohorwa n'ibyahanuwe. Niyo ngo usaba kugira ngo uyu munsi wumvire ijambo, utekereze umutima wawe ngo mbese njyewe ndimo Uwiteka azabe. Urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, ngo rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Mbese wowe ufite ikimenyetso cyangwa Uwiteka azi? Mbese nawe washyirwaho ikimenyetso, nawe kiri ku ruhanga rwawe, nawe kiri mu kiganza cyawe, yuko Uwiteka akuzi. Muwamwiringira, mubihangananye nawe, mubikomeje kuri Kristo Yesu, mubamwikomejeho. Mbese nawe ubarimo ngo Uwiteka azabe. Sinzi ikimenyetso uyu munsi ufite ngo ni ikihe. Ufite ikihe kimenyetso? Ufite irihe zina? Wowe wemerera Kristo Yesu gute umutima wawe? Umuhaye uburenganzira bungana iki? Arakuyobora bingana iki? Nyemerera nkugire umugisha, wicare hasi utekereze. Turebe njye ndi kubikubwira, nanjye ndi umuntu nk'abandi, nanjye ntacyo mfite cyabasha kundengera. Mfite gusa Kristo Yesu, niwe niringiye wenyine gusa, niwe manzeho amaso gusa, niwe wakuntumyeho. Umubwire amagambo, tekereza mu mutima wawe, mbese uri kujya hehe? Inzira ijya mu ijuru, irindira ifunganye, ntabwo ari inzira y'umudendezo. Uyu munsi utekereza mu mutima wawe, urimo kujya inshuti yanjye, Uwiteka azabe. Ikimenyetso cy'Uwiteka mbese kikuriho, kiri ku muryango wawe, kiri ku bana bawe. Mbese ikimenyetso cy'Uwiteka cyakugezeho nawe, cyangwa wamuteye umugongo, wamuvuyeho. Biravuze ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Urabizi ibyo urimo kuko njye nabimenya, uzi inzira ze kuko njye nazimenya, kuko aho wiga naho ugenda urahazi. Uriyizi cyane kuruta uko nakumenya, uzi n'uwuriwe, uzi n'izina witwa. Dufite amatitire atandukanye twitwa mu by'Imana. Ese urinde? Mbese iki kimenyetso kikuriho? Mbese urakishijwe cyangwa wabivuyemo kera? Mbese umutima wawe kwemeza ko uri iki? Mbese urumva muri wowe uri iki? Ibaze umutima wawe, urumva uri umukristo, urumva ujya mu ijuru? Mbese ibyo uvuga bahamanya n'Imana yuko ujya mu ijuru? Urumva ijuru umwanya impanda ivuze wabona ubugingo buhoraho? Urumva wowe inzira ujyamo ari iyihe? Ndagira ngo utekereze mu mutima wawe, ndagira ngo wongere wibaze, ndagira ngo wongere utekereze ngo mbese wowe urinde? Wowe ngewe uyu munsi ndinde? Hari umuririmbyi ugira ibindi bigifasha, iravuga ngo ngende umukristo uko ndi kose,
uko ndi kose ngo maze ntibuga ngiye gupfa ngo nzagira ibyishimo bitavugwa ngo nzaba ngize ihirwe ngiye mu ijuru. uyu munsi habaye impamvu ituma urupfu ruza imbere yawe cyangwa imbere y'undi muntu wese ukamubwira ati noneho rero ukunda ubugingo koko warakijijwe uri umukristo kandi inzira ijya mu ijuru kugira ngo ugere mu ijuru ni ukupfa ni ukubona uri guca mu rupfu. ngira ngo uyu munsi igatangazo ritangajwe abantu bose bavuga ati reka reka ntabwo dushaka gupfa kubera ko bayangamira iby'isi. abantu bakunze iby'isi kurenza iby'ijuru abibagiwe yuko mu isi atari iwacu ntabwo mu isi ari iwacu turahashyitse n'abimukira turahacumbitse gusa turatambuka turajya mu ijuru turahanyura tugenda tutenda kwinginze ongera utekereze icyaguhesha amahoro uyu munsi wa none ni ukongera kandi uhagarara aho Imana ishaka ko uyu munsi uhagarara. wongera uyu munsi utekereze. ndasa nkaho ndangije iri jambo ndagira ngo nsenga Imana ariko mbere ko nsenga Imana nawe tekereza umutima wawe ahari wari umuririmbyi ahari wari umunyamasengesho ahari wari umukristo mu by'ukuri urangije ubivamo urabisezera washyize imbere y'Imana impamvu zitandukanye urishingira washyize imbere y'Imana impamvu zitandukanye ukora ibyaha ariko uyu munsi ndaje kugira inama kugira ngo nawe utekereze wongere wibaze ngo mbese ibyo nakoze uyu munsi nkwiriye kurekera aho ngaho sinkwiriye kwihana maze uce bugufi dusenga n'Imana maze wihane mu mutima wawe utunganye inzira zawe maze ikimenyetso nawe kikuda uyu munsi wa none wizwe mu Uwiteka azi yuko ari abana b'Imana ari abana b'ubugingo butazashira. tekereza mu mutima dusenga Imana tekereza uriwe mbese mu mutima wawe ufite aho Yesu yaba ufite aho Yesu yatura ufite aho Yesu yarambika umusaya. tekereza mu mutima ngo mbese njyewe uyu munsi mbonye habaye impamvu ituma umwami Yesu avuza mbese nabona ubugingo buhoraho. tekereza mu mutima wawe mbese ngo mbese nkwiye gukora iki muri iyi minsi ya none maze wihane dusenga n'Imana hanyuma Imana yongera umunsi amazina yawe asuye mu gitabo cy'ubugingo. kandi navuga n'undi muntu ushobora kuba ategeza amenye Imana rimwe akaba atarigeze gukizwa akaba atarigeze amenye umwami Yesu. none yamubwiye ngo uyu munsi nawe niba yumvishije ijambo rimutsinze mu mutima nshuti yanjye kamere yerekeye iby'umwuka wera yanga yerekeye iby'ubugingo bwanga yerekeye iby'Imana ishaka kuri wowe ariko uyu munsi yumvishije ijambo ukumva wagendeye mu mirimo ya kamere ukumva warumva ibyo kamere irarikira uyu munsi nawe uce bugufi tugusengera Imana yabarira ubugingo bwawe Imana yongere ikweze Imana iguhumanure kuko umwami Yesu aracyiciye ku ntebe y'imbabazi aracyababarira dore ngo ateze ibiganza imbere yawe ahubwo ngwino nawe uyu munsi mwakire ateze ibiganza imbere yawe ahubwo nawe uyu munsi akuruhure dore Kristo Yesu ateze ibiganza kugira ngo nawe ahindure amateka yawe ahari yamiruka uyu munsi yayikuraho nawe uyu munsi yaguhindura amateka nawe uyu munsi yaguhoza mu marira nawe uyu munsi yaguhumuriza nawe uyu munsi yakubakira nawe uyu munsi yakugaburira yakuga ubushomeri bukuriho yagukiza imitwaro wikoreye yakwakira ihumure ry'Imana uyu munsi umwemerera kuruhure umwemerera gutabare umwemerera kuyobora inzira umwemerera Kristo Yesu yinjira mu mutima wawe. impamvu yaje mu isi yaje kuruhura abarushye yaje ngo zibone ubugingo kandi bwinshi yaje guhembura abafite umwuma avuga ngo afite inyota wese nimuze mwe ku buntu nawe uyu munsi ngwinwe kandi ushira inyota kandi n'ubuntu nta kiguzi inshuti yanjye egera umwami Yesu akuruhure akubera igisubizo yo muri nguma z'umutima wawe. reka dusenga Imana nawe uyu mwanya ahuri uce gufu umutima wawe uvuga uti mwami Yesu nje imbere y'amaso yawe mbabarira ibyaha byose nakoze mbabarira gukira kose nakoze mbabarira ko navuye mu nzu ye nkayihunga mbabarira yuko navogereye ibyawe nkabifata nk'ibimenyerewe uyu munsi mbabarira usuye mu magambo uvuga uti mbabarira uyu munsi mbabarira ibyaha byose nakoze mbabarira ko nakumenyereye mbabarira ko nagutukishije mbabarira ko nagenze uko bidakwiriye atura nshuti yanjye kandi niwatura urakira niwatura urabohoka niwatura itara ryawe riramurika mu mutima wawe. Imana iguha umugisha wose mwayo magambo Imana iguha umugisha. reka dusenga n'Imana nawe umaze gusubira aya magambo wowe utari wakizwa nawe ahuri umwanya nawe uce gufu umutima wawe ushe muti mwami Yesu bari iminsi yose maze ndi kurindagira ntaziyomva niyonja uhure mu mwijima w'icuraburindi umeho kwakira mwami n'umukiza wanjye maze amateka ahinduke amazina yanjye reka mu gitabo cy'urupfu reka mu gitabo cy'ubugingo.
reka dusengane Imana n'abantu uko babiri, maze mwese mwongere mwegere Imana, maze impanda nivuga mwese muzumve impanda ya Kristo mumusanganire mu bicu. Reka dusengane Imana. Nyagasani Imana yacu uri mu ijuru, turagushimye kuri Imana yacu ushobora byose, Imana yacu y'imbaga, Imana yacu ikiza, Imana ifite gukomera mu kiganza cyayo. Waduhaye umwami Yesu Kristo kugira ngo atubere umucyo umurikira ubugingo bwacu. Twumvishije aya magambo, amagambo akomeye, amagambo ateye ubwoba, amagambo aduhugura kongera kwegera Imana, kwibuka ko kamere iturimo ikindi umwuka wera yanga. Ariko ndakwiriye kujya muri kano kanya aya magambo akiza imitima yumvishije, aya magambo ahora imitima iboshywe, aya magambo ahindura imitima ikomeretse. Abantu bakoze ibyaha bahunga inzu y'Imana, abantu bamenyereye Imana, abandi bo bamenyereye ibyayo batakuko byishakiye. Ariko uyu munsi azi imitima, mwami Yesu Kristo, ese umuntu wakumenya, ese umuntu utazi izina ryawe, ugenda mu byo yishakiye, amaraso yawe namuhumanure, amaraso yawe namweze. Niyo mpamvu waje mu isi ukabambwa kubitwa kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Mwami Yesu azi imitima, mwami Yesu ubona ubwoko bwawe, ese abapapa, ese abamama, ese abagore, ese abakobwa, ese abasore n'inkumi, ese umuntu wese ukeneye iri jambo, ese umuntu wese wishwe n'ibyaha, ese umuntu wese urambaye n'icyaha, ese umuntu wese watakaje inzu y'Imana akayifata nk'indi isanzwe yo gukinirwamo. Ariko uyu munsi amaraso yawe niyongera kumanura imitima, udukure mu bizira, udukure mu byaha, mu bidafite umumaro. Ureka umwuka w'Imana aze muri twebwe, atwereke inzira dukwiriye kunyuramo, amurika umucyo mu mitima yacu, maze twakira ubugingo budashira. Turabizi ko iminsi y'imperuka, iminsi yadusatiriye, umwami Yesu ageze ku bicu aje gutwara itorero. Reka abantu bakanguke, babe maso batumiye umwami Yesu, barumura imitima yabo, maze umwami Yesu ature muri bo, agendere muri bo, icyiciro muri bo. Urakoze mwami kubyumvishe, turagushimiye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha mwese amaze gukurikirana ijambo ry'Imana. Nkuko nabibabwiye, ndi umukozi w'Imana, nitwa Bibiane. Ndabagezaho nimero za telefone 0782 26 87 21 0782 26 87 21. Ukeneye ko tugufasha gusenga, ukeneye ko tugufasha ukagarukira Imana, ndakwifuza kugarukira Imana, ndakwifuza kongera kugaruka mu nzu y'Imana ukijijwe neza. Iyi minsi Imana iguhaye ni iminsi yo gutekereza, ni iminsi y'ingume, abantu bashakashaka Imana babibone. Ariko wenda kwifuza kugira ngo wumvishire ijambo, nyemera kugira ngo wongere kandi uhindukirire Imana. Harimo wifuza ko tugufasha gusenga Imana, ukatura, ukihana, wifuza kuvugana natwe, turagusengera Imana. Nimero yanjye niyo ngiyo. Imana yacu ibahe umugisha mwinshi. Murakoze cyane. Aho utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.